dutangiye agafilimi kacu. Hano hari umugabo, hari n'akana ahangaha. Gusa uyu mugabo yari afite ubukwe kuri uyu munsi. Akana karaje kahita kambura papa wako ipantaro. Ikigaragara nuko ipantaro itari ifunze neza. Akana kahise kiruka, kageze ku rundi ruhande, umugeni ahita amwambura ya pantaro. Ahita amubwira ati ariko wakana we nta n'isoni ufite, nta n'isoni kwambura papa wawe mu bantu. Akana karamubwira ati shinguka hejuru wakagore we, ndakwiyamya ujye ureba ibintu bikureba. Umugore wese asubira inyuma ajya kureba umugabo wiwe amushyiriye ipantaro kugira ngo ataza kugira umuntu umusanga yambaye ubusa. Nuko wa mugore yaramubwiye ati kariya kana kawe narakakubwiye kari akagoryi ko kazatuzanira amabara mu muryango wacu, none ndebera nari ngiye kwikorera ubukwe karashaka kubwica ku munsi wa nyuma. Mundorere uyu mugore yakomeje kumubwira ati nyamara narakubwiye uriya mwana yaratunaniye. Mbibutse neza ko uyu mugore kariya kana kambuye se ntabwo ari gushaka ko bashyingiranwa n'uyu mugore, kubera ko uyu mugore ntabwo ari nyina ngo hari amabi yakoze. Nuko bahise bagenda bishayisha, ariko umugore nawe agomye gukurikira umugabo wiwe kugira ngo barebe nimba bahindura imyenda. Reka twigarukire hakuno aho ubukwe sasa bwari burimo burabera. Abantu bari bitabiriye ubukwe nk'ibisanzwe, ariko ubona ari ubukwe bw'abakire bwabereye ahantu muri hoteli. Nuko umugeni atambuka bamukorera utuntu twiza ndetse bamugenda banamuhereza amashyi. Nuko yaciye kuri kakana, gusa kuri kakana koko kakomaga amashyi ubona katishimye, ubona gusa abantu bose bari bari mu bukwe bari bishimiye ibirori. Byanga byakunda nawe uri kureba kano gafilimi uzi ibirori nk'ibi ngibi ukuntu babihenze kandi binaryoshye. Nuko baje begera padiri barababwira ati ndabizi neza ko mukundana, kandi ndizera ko mwari mumaze igihe rwose munabana, ariko Imana yo mu ijuru kubera ko yampaye ububasha kugira ngo mbanze kubasezeranya impereza ubushobozi, ubu niyo mpamvu aka kanya tugiye kuba twabashyingiranya. Gusa nimba harimo umwe udafite uburyo yagerageza kuba yavugisha ukuri kuri mugenzi we nimba amukunda cyangwa atamukunda, mwabivuga buno bukwe bwacu tukaba twabusubika. Gusa nta kibazo, abandi bararebanye baravuga ati ntabwo rwose tugomba kuba twatandukana. Kakana kahise kaza kahita gasunika umugeni neza umupapa cyangwa se papa wiwe agiye kwambika umugore wiwe impeta. Akana kahise kirukanka, abari baraho bose mu bukwe bahise batungurwa. Nuko papa yahise yirukanka ajya kureba akana. Wa mugeni wacu nawe asigara ngaha yumiwe ari kuvuga ngo ariko mwuka byaranywe nimundebere kuntu kuba mukase w'umuntu bimera, murabona kuntu koko bigoye. Nuko umugeni nawe yarabyirengagije ahita ava impande ya padiri ariruka nkajya kureba kakana ndetse na se. Tugaruke ku rundi ruhande, kakana kari kageze hafi ya pisine kari kwirukanka kari kwitahira. Nuko karaje kahise kikinga hano ku nkingi y'igiti. Nuko papa na mukase basigaye baza bari kugenda bakareba. Gusa akana kari hano kari kabitsimbye, ntago kashakaga ko buriya bukwe bugomba kuba bwaba. Nuko papa yese agera ahangaha ahita ahamagara ti Hadija we turi hehe? Nuko wa mugore yahise aza ahita avumbura ahantu Hadija yari yicaye. Kano kana tumenye ko kitwa Hadija. Nuko papa yese yegera akana nako kagerageza kuba karwana n'uyu mugore avuga ati ndekura njyewe ntabwo ngukunda, nta nubwo nkunda, nta nubwo ukunda papa. Nta n'isoni urashaka kuba washyingiranwa na papa wowe n'amabara yawe. Nuko papa yaraje yegera akana akabwira ati wa mwana w'inyangiriza umunsi, kubera ko uyu munsi ni umunsi mukuru wanjye, kubera ko ushaka kuwangiza. Nuko akana akabwira umugore ati wowe ntabwo ngukunda, sineze no kugukunda, ntabwo ushobora kumbera mama kubera yuko wowe ugira imico mibi, uri kidayimoni. Ni gute nshobora kuba nakwemerera papa ko yashyingiranwa nawe warapfuye urujisho rumeze uko nguko, uri umuntu udafite ikintu na kimwe wakwimarira. Nuko umugore bamubwiye amagambo mabi
ko yapfuye ijisho. Umupapa aravuga ati mugore mwiza ndakwinginze wibazwa n'amagambo y'aka kana, ahubwo fokasinga ku cyo twaje gukora, wihangane ibi bintu bibaye ni iby'umwana. Nuko umugore aramubwira ati ngo reka ntabwo nshobora kuba nabyemera, uri kubona kuntu akana kawe kari kuza kumenyera ndetse ko kamenyerera mu bashyitsi, tibaze kuntu nsebeye hariya hantu, urumva ndi bubigenze gute? Nuko papa aravuga ati none se wa mugore we mbigenze ne k'ibintu uyu mwana kuza atari jyewe, turagira ngo nze kubigenza gute? Nuko umugore aramubwira ati ariko reba kuntu ushyigikiye umwana wawe, amaze kunsebya neza mu bukwe, amaze kunsebya kuri aritari impande ya padiri muzima, nta n'isoni ko kuri kumbwira ngo nintuze, ese natuza gute? Nuko umugabo yaje yegera umugore we aramubwira ati madamu ntubabizi ko ngukunda, kandi nta nubwo ushidikanya ku bushobozi bwanjye bw'ibyo nshobora kuba nagukorera kubera ko ngukunda, ariko mbabarira. Nuko umugore yakomeje kwitonganya ari kumubwira ati ibyo bintu rwose uri kumbwira ntabwo ndi kubyumva neza pe, urabona igisebo nkuye hariya? Ese utekereza ko ako kana ko gashobora kuba kankunda? Ese ubundi dupfa iki ku buryo uyu muryango wanyu utari kunshaka? Nuko napfuye ijisho? Ese kuba narapfuye ijisho ugira ngo nuko yari jyewe? Yari impanuka we, nanjye navutse nk'abandi. Umugore uraha sinzi ikibazo afitanye n'uyu mwana, ariko ikigaragaza cyo nuko iyi filime iri buze kutwereka ese uyu mwana afitanye ikihe kibazo na mukase, ku buryo papa wiwe yajya gusezerana na mukase, umwana akaba yakora mukase ibintu nk'ibi. Nuko akana kabwiye papa ti papa ndakwinginze uramenya utaza gukora ibintu by'ubugoryi ngo uze kwemera kuba washyingiranwa n'iki kigore cyapfuye ijisho. Ntabwo mukunda rwose, njyewe ndabizi neza ko nawe atagukunda. Nese nimba umuntu atankunda wowe ashobora kuba yagukunda gute papa? Nawe banza umurebe, umupapa mwiza nkawe urabona koko uberanye n'uyu mugore umeze uko nguko. Nuko papa yaramubwiye ati wa mwana wagabanyije amagambo, urumva nk'ukuntu wahereye uvuga amagambo menshi yakurenze, humura ibintu biraza kuba byagenda neza, rikabura ubukwe bube, ndabizi neza azagukunda. Akana bagerageje kugakaruma, ariko akana ukabona rwose bari guhoma bihomoka. Umugore uri ahangaha nawe yatangiye kuba yashyuha umutwe bitewe n'uko yabanje guserera na papa wiwe ubukwe bukijya gutangira bakiri mu rugo, amwambura ipantaro. None bageze mu bukwe mwo hagati, bagiye kwambikana impeta, bagiye kubisinyira, umwana yisaza asunika umugeni. Yasunitse umugeni aravuga ngo ntabwo nshaka ko uyu mugeni njyewe ari buze kuba yashyingiranwa na papa. Ariko umwana dore bigeze ahangaha batangiye kwiyunga. Umupapa aramubwira ati cyangwa se uyu mugabo aravuga ati madamu reka tugende tujye gukora icyatuzanye turangize uyu muhango, maze ubundi uyu mwana we ndabizi neza ko muzitwararika mukaba mwabana kandi mukabana mu mahoro. Turi kunyumva neza Hadija? Ibintu ndi kuvuga ntabwo ndi buze kongera kubisubiramo, nibongere gukora ikintu cy'ubugoryi uraza kumbona. Nuko akana karamubwira ati ntabwo nshobora rega kumukunda nkuko nawe adashobora kuba yankunda, ntabwo nshobora kuba namukunda. Nuko umubyeyi yamukoze mu mutwe, akana karamubwira ati wamvuye hejuru wa mugore we, uri kunkorera mu musatsi uragira ngo ndoge? Nta n'isoni koko. Nuko bahise bafatana bahita basubira mu bukwe, baravuga ati reka tugende twijijishije bigaragare yuko twiyunze, byanga byakunda biraza kugenda neza. Akana kabataye aho kete kagenda kirukanka. Mwibuke gukora subscribe. Njye nitwa Tsinda. Reka twigarukira ahangaha noneho mu gikwe, abantu bari bumiwe basetse bavuga ati mbega noneho ubukwe ntashye uyu munsi burasekeje pe, timundebere tidora aragarutse. Abari baraha bose bari batangiye kurambirwa, bibajije ibintu byabaye kuri uyu mupapa ndetse n'uyu mugore n'umwana wabo. Nuko kwa akana kahise kagaruka muri ya ntebe kari kicayemo, karavuga ati ntago ndi buze kubyemera ye, buno bukwe ndaza kuba nabwica, ibintu byose ndi buze kuba nagerageza, ndashakisha buryo ki nari buze kwemerera papa ko bashyingirana n'uriya mugore.
baje impande ya padiri arababwira ati ese ko mbonye umwana wanyu aza akabasunika avuga ko atari buze kwemera buno bukwe, habaye iki kariho hantu twari tugeze? Nuko papa yagerageje kwisobanura aravuga ati nta kintu cyari kibaye, nuko umwana yari yivumbuyemo gatoya, ariko nta kibazo, ngiye ngomba gushyingiranwa n'umugore wanjye. Nuko yaravuze ati muhindukire noneho mubwire inshuti zanyu, abavandimwe banyu, imiryango yanyu ko mugiye kubana akaramata, rwose babiha umugisha. Gusa akana kari kari ahangaha koko kari karubiye biteye ubwoba. Nuko abari bari aha bose bari batashye ubukwe bakomeje kureba abagabo ahangaha, cyangwa se bakomeza kureba uyu muryango bavuga ati murandebera none hora ruriya rugo urabona ruzashoboka? Murebe ukuntu abantu benshi nyine batangiye kubaryanirana inzara bitewe n'ibyo bari bamaze kubona ku mwana wabo, bavuga ati ntabwo tuzi neza ko biriya bintu bazabishobora pe. Nuko bahise bahindukira bareba padiri arababwira ati oke, none ubwo iyo sitepu ubwo muyiteye ndumva aricyo gihe ngo noneho dutangire tube twavugana ku bijyanye no gusezerana bya nyabyo, tube twaterana imitoma cyangwa mwaterana imitoma, tube twagira no ku mwanya mwiza wo kuba twakwambikana impeta, ibintu biri buze kuba byagenda neza. Ndabizi neza ko umuntu uri kureba iyi filimi cyangwa se Agasobanuye murabizi ko mwabibonye. Gusa ako kanya kivuga ibintu by'impeta, akana kahise gahaguruka karavuga ati iyo shinzi y'umugore ntago genye ikeneye kuri papa, turi kunyumva neza, tuwo mugore ni indaya, ntago afite imico myiza ku buryo yabana na papa. Mwumve neza noneho mu bantu akana kangana gutya k'imyaka ingana gutya gatondagira umugore wa papa we kakamubwira ati shinzi nk'iyi ntago nshobora giye kuba nayemerera babana na papa, kubera yuko namubonye ari gusomana n'undi mugabo ku muhanda, arafata arankubita arambwira ngo sinzigire na rimwe mbivuga. Muri kumva neza abantu mwese muri hano, ntago ndi buze kwemerera papa aza gushyingiranwa n'uyu mugore. Reba bose kuntu bahise bagwa mu kantu. Gusa hano hari umugabo uri wambaye agakote kajya gusa n'ubururu. Mureke badusubize inyuma ukuntu kakana kabonye wa mugore ari gusomana. Nuko bari ku muhanda, wa mugore wa papa wiwe cyangwa se mukase ari kumwe n'undi mugabo. Nuko kakana kari karimo karatembera muri karitsiye gafite telefone. Gusa ikigaragara cyo hari umuntu wari wamuraburiye ngo ngwino nkwereke mukase ibintu arimo. Akana kageze aha kifashe ku munwa kabonye kuntu umugore wa papa we cyangwa se mukase yafunze inguni n'undi musore. Nuko musore agerageje kuba yamukurura, umugore nawe ye bakamwemerera akamubwira ati njyewe rega ndagukunda, kiriya kigabo ngo ni ari ntago nigize mukunda n'umunsi n'umwe, ahubwo njyewe niwe nikundira, ahubwo nuko uriya mugabo afite amafaranga menshi, nubwo yashatse umugore bakadivorusa, njyewe nikundira. Ubu se nimba nagusomera mu muhanda urumva mu buriri twageramo tugakuramo ibiki? Mwibuke neza ibi ndari kwivugisha ahangaha ntabwo abizi neza kakana kari kumureba. Gusa kandi ibyo ku ruhande kahita kabona kakana kari gufata video. Wa mugabo yahise aguma ahangaha, wa mugore yahise aza afite akakana abereye mukase ahita agakurubana yirukanka cyane, aramubwira ati hadije wagicucuwe, wakigoryewe, ibi bintu uri gukora ni ibiki? Tiwajya ureka kungendaho wakana wakagoryewe, kandi njyewe nzakwica warwanawe. Uri kunyumva neza? Uri kwa mungendaho ngenda umuhanda, tiwacyana we wajya ugira discipline, ibintu byose kubera icyo ugomba ubikora usa nkaho ugenda wihishahisha. Ndabizi neza ko ibintu ubonye ahangaha uri buze kuba wabibwira papa wawe, ariko uzibeshya ukabivuga nzahita nkunomoramo amaso, uhita uhinduka nkanjye, uhita uhinduka akajisho. Turi kumva wakigoryiwe. Umugore agiye ahangaha atonganya umwana, aramutukagura nkaho uyu mwana ari uri mu mafuti. Umugore nawe yarameze nk'umusazi, yaramubwiye ati nubwo wabigira gute papa wawe ntago mukunda, nubwo washaka kugenda ubimubwire. Nuko akana bakabwiye ati tucishwa ngaho situmuke. Bibutse neza ibyo bintu ari kubivuga telefone iriho.
nuko dore wa mugabo witabiriye ubukwe yasambanaga na nyina cyangwa se na mukase, nawe yari yitabiriye ubukwe. Hama wa mwana arabatamaza. Papa w'umwana nawe aravuga ati, koko Steven, koko nta n'isoni wanciye inyuma. Nuko Steven abwira Ari, aramubwira ati, rwose ntabwo nshobora kuba nabikora. Ka kana kahita kavuga ati, papa ntibakubeshye, ahangaha ngiye mfite video bari gusomana bari mu muhanda, nicyo gihe nawe ngo yirebere. Ko papa afata telefone atangira kuba yayireba. Akana kavuga ati, nababwiye ngo ntabwo ndi buze kwemererega buno bukwe buri buze kuba, njyewe ndabizi neza mbihagazeho ko ibintu ndi kuvuga ari ukuri. Nuko papa afunguye video asanga koko uwo bari bagiye kubana, uwo bagiye gushyingiranwa ku kanya, yarimo arasomana na Steven. Murebe mwoka byaramwe ibi bintu ukuntu biteye ubwoba. Ari yararakaye areba Steven aramubwira ati, Steve nta n'isoni ni wowe koko unciye inyuma ku mugore wanjye, inshuti yanjye magara, koko noneho ibi bintu bikamenyekana ku munsi w'ubukwe. Nuko cya Steven cyahise kirakara gitangira gukwirwa imishwaro. Wa mugore nawe aravuga ati, rwose Ari ndakwinginze winyanga pe, ibyo bintu nabikoze mpubutse, ntago nigize mbitekereza. Abari aho bose bahise bifata ku munwa, ikimwaro cyahise kibica. Baravuga ati, nimundebere uriya muryango we. Nuko Ari yahise afata papa wiwe, umwana wiwe, aravuga ati, mwana wanjye urakoze kuntabara, nari nishyuye mu ruzi ndwita ikiziba. Nuko wa mugore yakomeje kuza yegera Ari, aramubwira ati, wa mugore we ndakwiyamye, nta nubwo nkigukeneye, ntabwo ngushaka mu maso yanjye n'umunsi n'umwe, aka kanya guhera uyu munsi uhita unyibagirwa. Nuko umugore yakomeje kwinginga umugabo we amubwira ati, namubabariye rya none ariko kwica ubukwe. Nuko Ari aramubwira ati, wa mugore we ndakwiyamye, ibyo ntarebye ni ibiki? Kuyu mwana yagomeje kubimbwira akagira nkagira ngo arambeshya, aho rwose ariko witereye ariko meze. Nuko Ari yegereye papa we aramubwira ati, mwana wanjye urakoze, ntabwo nzi ikintu ushobora kuba nakwitura, kubera ko uyu munsi ungaragarije ko ntigize nkwibeshyaho, uri umukobwa wa Ari. Ndagukunda cyane kandi ibintu nkoreye nzabikwishyura. Ari yahise areba umugore we, yumva yamuterura, yumva yahita amutimbura hasi. Yakomeje kwihanganisha umwana we, mwana wanjye mbabarire ko nakugize umusazi, mbabarire ko uyu mugore yakubabarije umutima, ndetse nanjye ntabwo ndi buze kwemera kuba nashyingiranwa nawe. Gusa umugore uri ahangaha yakomeje kwinginga umugabo, aramubwira ati, mugabo mwiza ndakwinginze winyanga, ese urabona unyanze rwose najya hehe? Kubona namugaye uwo mwana koko ibi ntari kuvuga ari kumbeshyera, ntago ndi kubyumva rwose. Wa mwana we wambabariye ukansabira papa wawe imbabazi. Banze mwumve, uyu mugore uraha yatangiye kubwira umwana bereye mukase ngo namusabire imbabazi. Gusa Ari we yari yarakaye kuko yari yabonye ibimenyetso bifatika yuko uyu mugore ari we wamuciye inyuma kuri Steven. Noneho byongeye bari mu muhanda, mu nyumvire noneho runo rukundo mwoka byarame. Abantu b'ubu ngubu barasetsa. Mbibutse iyi filime yatangiye, aka kana kambuye papa wiwe ipantaro mu muhanda agiye kuba yasezerana na nyina cyangwa se na mukase. Nuko Ari yaramubwiye ati, wa mugore we ndahuze ngo sohoka muri iyi hoteli, ibintu byose ndabyishyura, ati cishwa ngaha hita umanuka. Nuko umugore yasohotse arira avuga ati, Ari ndakwinginze waretse kumbabaza koko. Nuko Steven nawe isahaguruka aravuga ati, Steven ndavuze ngo hita usohokera mu bukwe wita ugenda, turi kunyumva neza? Agafilimi kacu desi birasa naho kari kugenda kagana ku musozo. Ese bino bintu biramutse kuko bibaye mu bukwe, ibi bintu biramutse bikubayeho, kino filimi yigisha ibintu byinshi, kudahemukirana, amasomo menshi agiye atandukanye. Ibintu bikubaye wabyitwara mute? Ese abantu wigize ubibona? Wandike muri comment. Nuko akana kahoburiye papa, akana kariruhutsa kabwira papa ati, papa ngenda gukunda, humura
nta muntu wakubabaza mpari. Nuko papa we yarumiwe aravuga ati mwana wanjye Hadija, narakwibyariye pe, usa na nyoko, imico ni nk'iya so, uri inyangamugayo cyane, uri inkotanyi cyane. Nuko abenshi bahise baza batangira kuba bamubwira ati wa mugabo uri intwari, ibintu ukoze ni byiza rwose, Imana yo mu ijuru ishimwe ko uriya mugore utabashije kuba washyingiranwa nawe. Agafilimi kacu ariko kagenze, mbibutse gukora subscribe kuri ino chaine yacu. Imana yo mu ijuru bahereze umugisha mwese mwakoze subscribe. Thank you so much. Imana ibahe umugisha. Ciao ciao.